Ndagushimiye wowe ukomeje gukurikira YouTube channel. Ndagushimira kubw'umusanzu wawe kubera ko ukora subscribe kandi ukana like ukaduha comment mu gihe ubona hari ibyo twapostinze biri kugufasha, kandi n'ibitagufasha wadufasha kugira ngo dushobore kubitunganya no kubikosora. Uyu munsi turareba ku mwana w'igitangaza. Umwana w'igitangaza umunsi tuvuga witwa Jean Baptiste Franklin, akaba ari umwana wavukiye mu Faransa. Impamvu nkubwira ko ari umwana w'igitangaza ni uko ari umwe mu bana bavukanye ubwonko butatu, mu gihe tuzi ko umwana w'umuntu aba afite ubwonko bumwe nyine, ariko we yavukanye ubwonko butatu butandukanye. Ibi rero twabyita igitangaza cy'uhoraho, kubera yuko ubu bwonko butatu bwose bw'uyu mwana bukora neza, bwakoze kandi bukaba ari mu bintu byatumye amenyekana. Jean Baptiste Franklin rero ubu bwonko bwe bwatumye amenyekana gute? Ubu bwonko ni ubwonko bukora mu buryo butandukanye, ariko bwose bugahuza ibitekerezo, donc bugakora igitekerezo kimwe. Ni ukuvuga ngo umutwe w'uyu mwana niwo umanaginga ubwo bwonko, kandi igitekerezo atanze kigera kuri ubwo bwonko bwose kandi bukamuha feedback. Ibi rero byamugiriye umugisha cyane kubera ko ari umwe mu bantu b'abahanga dufite ku isi, aho ari mu bantu afite IQ iri hejuru ya 300. Donc IQ ye rero irakomeye cyane. Abatazi IQ nibyo bita intellectual quotient cyangwa se quotient intellectuel. Ni igipimo cy'ubwenge, doko ni igipimo agenderaho bapima igipimo cy'ubwenge. Umuntu afite ubwenge buri normal, adafite ikibazo cy'uburwayi cyangwa se ibizindi disability, bavuga ko bagomba kuba afite IQ iri hagati ya 90 n'110. Urumva ngenda ko uyu nguyu Jean Baptiste Franklin ayikubye hafi inshuro zirenga 3, doko muri 3. Rero akaba akubye hafi inshuro 2 IQ y'ubwenge bw'umuhanga witwa Albert Einstein. Abenshi muramuzi mu bintu bijyanye n'amasiyanse, amafizike n'ibintu bya relativity n'ibiki byose. Uyu mwana rero akaba ari umwe mu bantu bafashe mu buryo bwihuse ibitabo bitandukanye, birimo Bibiliya, birimo Ikorowani y'Abasilamu, bikabamo Bibiliya y'Abakristo, bikabamo ndetse na Tora y'Abayahudi. Ku myaka 10 ye yonyine rero akaba yararangije kaminuza. Murumva yuko ari ibintu bitangaje muri icyo kigero, kubera ko ugereranyije n'uburyo twebwe tubaho mu buzima bwacu bwa buri munsi, ahari kumva ko umwana ufite imyaka 10 yarangije kaminuza ni ibintu bitandukanye cyangwa se bigoye gushyira mu bwenge bwacu. Ariko uyu Jean Baptiste Franklin akaba we yarashoboye kubigeraho. Gusa ikindi gihari yenda umuntu yasharingana namwe nuko uyu mwana afite amaraso y'abirabura, ni umumetisi ngira ngo iyo ubirebye, kandi uburyo afite bwo gufata mu mutwe ni uburyo butandukanye n'abantu bose babayeho, kubera yuko urumva ko niwe wambere ufite IQ cyangwa se iyo na kwita intellectual quotient iri hejuru, ndetse irenze n'abahanga babayeho mu buryo bavumbuye n'ibintu bitandukanye tutashobora kuba tubara n'aka kanya. Rero mu buzima bwa buri munsi tujya tugira ibyo bintu nk'ibyo bijya bibaho, ugasanga umuntu avutse mu buryo budasanzwe, ariko ubwo buryo budasanzwe bukamubera ikindi kintu kimufasha mu buzima bwa buri munsi. Ushobora rero kwibaza nuko uyu mwana ese yatekereza iki, aba yumva yaba iki, ariko nagira ngo nkumenyeshe ko amakuru yatanze ubwe Jean Baptiste Franklin yavuze ko yifuza kuzaba umukinnyi w'igihangange w'umupira w'amaguru. Aho abenshi yenda bumva ko iyo intellectual conscience afite yamujyana mu bintu by'inganda cyangwa muri za tekinoloji cyangwa iki, ngo yavuze ko yumvamo impano mu bijyanye n'umupira w'amaguru, kandi akaba yumva ari byo azateza imbere mu buzima bwe bwa buri munsi. Yenda nawe yenda udashobora ku accessinga iyi channel cyangwa se n'ibindi bitandukanye, wajya kuri YouTube cyangwa se kuri Google ukandikamo Jean Baptiste Franklin. Ni amakuru wagenda ukusanya ukurura kuri uyu mwana w'igitangaza. Akaba ari ibintu byo kwishimirwa, kubera ko uyu mugisha ntabwo ari umugisha usanzwe, umugisha udasanzwe, kandi abantu bose hamwe na bamwe bashobora kugira ubwo bushobozi bw'uko Imana yabahereza ubwo bushobozi. Ngayo nguko rero uyu munsi ibyo nivuze ko tuganiraho ni iby'uyu mwana muto udasanzwe hafi imyaka 10 bita Jean Baptiste Franklin, umufaransa ushoboye gushyirwa mu gitabo cy'udushya cyangwa se cy'abantu baciye agahigo ku isi bwo kugira ubwenge cyangwa se intellectual quotient iri hejuru cyane, ndetse y'ababayeho, abapfuye ndetse n'abakiriho. Murumva rero ko ari ibintu bitangaje. Nagushimiye kuba wakomeje kubana nanjye. Ubutana bwo tuzakuzana n'ibindi
komeza ukore subscribe kandi udushyigikire. Imana ibane nawe.